Hi guys, nongeye kubasuhuza kandi mbifuriza kugubwa neza aho mugiye muherereye mu bice bigiye bitandukanye impande n'impande. Nk'uko mubibona rero, iyi ni ya poroje yacu, ni wa mushinga wa Pi Network. Muzi ko twegereje ku mpera z'uyu mushinga cyangwa twegereje ku musozo, twitegura Open Mainnet cyangwa Open Network. Rero igihe cyose tugerageje kubona amakuru y'ingenzi, amakuru yagirira umupayiniya wese cyangwa umuntu umayininga Pi akamaro, tugerageza guhita ko tuyabagezaho, tuyakusanya tukayabagezaho mu bantu ba mbere, mukayareba, mugakemura ibyo mugomba kuba mwagira ute, mwakemura biri muri ayo makuru. Ari nayo mpamvu duhora tubabwira ngo nimwicare mwarakanze subscribe kuri Mbarusha Mining TV kugira igihe cyose amakuru aje cyangwa ari update ibonetse, ubonere update mu ba mbere, nimba ari ibyo ugomba gukemura ubikemure hakiri kare. Iki kiganiro ntabwo nshaka ko gitinda, tugiye kuvuga kuri update ebyiri gusa, duhite ko dufunika cyangwa dusoza kino kiganiro. Turavuga ku bijyanye na wallet ndetse n'ibigendanye na uniform zo muri Pi Network gusa. Okay? Nkuko mwatangiye kubibona rero, Pi zatangiye kubura kuri bamwe bazigura. Nkuko mwabibonye rero, ngira ngo mwatangiye kubona ko Pi zatangiye kubura. Abantu batangiye kwihagararaho, batangiye kuzikomeraho, batangiye kugenda basobanukirwa noneho agaciro kazo, bitandukanye na kumwe bari kugumeza bazigurisha buri segonda, buri kanya. Abantu batangiye gusobanukirwa agaciro ka Pi icyari. Nanashimira cyane abadimini bo mu magurupe agiye atandukanye, abanyamakuru bacisha ibiganiro ku ma YouTube, kuri za Instagram. Mu by'ukuri bakora akazi katoroshye, bakora akazi gakomeye. Nge ku rwanjye ruhare cyangwa ku rwanjye ruhande ndabashimira cyane, kuko bagerageje gukangurira abantu Pi Network, banabigisha uburyo bagomba kwirinda n'ingamba bagomba gufata muri uyu mushinga wa Pi Network. Twikomereze, nk'uko nababwiye, tugiye kuvuga kuri update ebyiri kuzigendanye na uniform ndetse na wallet. Duhereye kuri uniform rero, murabizi ko hari abakunzi b'uyu mushinga w'uyu mushinga, nanjye ndi muri abo ngabo. Hari abantu bagiye bafite ama uniform ya Pi Network, ingofero ziri ibirango bya Pi Network, amapantaro, amasengeri, ibikombe, ibiki n'ibiki. Ariko noneho muri iki kiganiro wenda ushobora kuza kumva iyi update cyangwa amakuru ati noneho ntasi, noneho aya makuru yiwe nawe ni hatari. Abantu rero mufite ziriya uniform za Pi Network cyangwa imipira, hari umuntu muhura yambaye umupira wa Pi Network cyangwa ingofero, mugerageze mugabanye kwambara biriya birango. Hari impamvu zigera muri 3 ndi kubabuza biriya bintu. Mugerageze kwambara biriya birango, mugerageze mugabanye kwambara biriya birango bya Pi Network. Hari ababyambara bagiye mu isoko, hari ababyambara bagiye mu manama cyangwa mu ma event. Muri event wenda birumvikana, ariko si impamya na event none ubu ngubu yaba ari event bwoko ki cyangwa yaba igamije iki. Ariko nanone mushaka kuyikora mugiye kuganira ku bigendanye n'umushinga wa Pi Network. Ariko nanone nimba wenda mugiye no mu manama muza kwambara uniform, ushobora kuza gutwara uriya mupira wawe mu gakapu cyangwa mu gasakoshi cyangwa muri envelope, wagira mukorera inama ukawukura muri envelope ukawambara, mwasoza inama ukawusubizamo. Impamvu mvuze ibi bintu, hari impamvu zigera muri 3. Pi zatangiye kubura kandi abantu batangiye gusobanukirwa agaciro ishobora kuzaza ifite. Ndakubwiza ukuri, Pi Network nimara kujya ku isoko cye ibaye listed, ari ahantu utaca, ari ahantu waca wambaye kiriya kirango cya Pi Network, wahura n'umuntu wasobanukiwe Pi ntube wahacika. Ari niyo mpamvu tutangiye kuvuga ati mugabanye kwambara biriya birango cyane bya Pi Network. Ntabwo mbabujije gushyigikira G7, nta n'uwe mbujije kwamamaza Pi Network, ariko uwambare aho biri ngombwa, uwambare igihe biri ngombwa, kuko hari abayambara bagiye mu masoko, ahantu hagiye hatandukanye. Hari n'ibirango usanga biri ku ipantaro cyangwa yambaye nk'ingofero ya Pi Network. Mu by'ukuri ibi bintu, aya makuru ushobora kuyumva iki gihe wenda ukumva ko
nta makuru ayarimo cyangwa ntiwumve point irimo y'ubwenge, ariko ushobora kubimenya uciye nk'ahantu wambaye nk'umupira wa P-Network, ukabona abantu bakuri inyuma baragukurikiye, ukibaza impamvu bagukurikiye ukayoberwa. Noneho ubwo kuko uko biri kose wambaye kiriya kirango uba uzi payi. Kuba uzi payi rero, payi iragendanwa, ni ifaranga rigendanwa, ubwo uba ufite naho uyimayiningira cyangwa na telefoni cyangwa na mashini uyimayiningira. Abantu bashaka kugufata rwose bakagufatiraho ibindi bintu cyangwa izindi ntwaro cyangwa bakakugirira nabi rwose ukabahereza za payi wari ufite. Niyo mpamvu umuntu agerageza kubahereza amakuru hakiri kare, akababwira ibintu mugomba kwirinda, nubwo ari abatabyumva ako kanya ariko bakazabyumva nyuma. Rero mugabanye kwambara cyane izi uniform za payi, kuko aya mafaranga yo kuri interineti nta muntu uyayobora, ariyobora y'ubwayo kandi aba ari menshi. Rero umuntu naza avuga ati bakwambuye cyangwa sinzi ukuntu uzajya kurega uvuga ngo byagenze gute na gute. Rero icyiza mbere y'uko bikubaho cyangwa nta n'uwo mbyifurije, ariko ibi bintu mugerageze mugire ute, mubinote ahantu, mubyandike ahantu. Ibintu byo kugenda wambaye ibirango bya P-Network ibiki mubigabanye. Ibi bintu hari abantu bataza kubyumva neza, ariko icyo nashatse kuvuga uwumva yamaze kugiterera mu gutwi. Twikomereze kuri wallet. Kuri wallet rero hari abantu bambajije ngo ese ngewe payi zanjye ko bazintwaye, nagiye muri wallet nsanga zavuyemo, nta ruhare nagize, umuntu arazingurisha, ubu kuba timu ntabwo izamfungira konti yanjye kandi atari nanjye wazigurishije, narazibwe. Undi arabaza ngo ese kuba timu izabwirwa n'iki uwibwe payi n'utarazibwe, uwazigurishije azibye n'uwazigurishije wenda yumvikanye n'umuntu ku giti cyiwe. Undi arongera arabaza ati ese njye nagiye gushyigikira GCV ngize ngo nishyure 0.00 nimba ari rimwe, yaragiye kugura telefoni ngo za payi zose aba arazibuze. Ese kuba timu ntabwo izamfungira konti yanjye mu buryo bumwe cyangwa ubundi? Niyo mpamvu rero hari igihe mubaza ibibazo mukamera nk'abantu babarije abantu muri rusange. Nababwiye ko amakomenti yanyu mwese ngerageza kuyasoma, ari nayo mpamvu tugiye gusubiza aba bantu bose. Mu by'ukuri ntabwo turamenya icyo kuba timu iteganyirije aba bantu baviyoye cyangwa bakora ubucuruzi cyangwa bagurisha amapayi mu buryo bugize ute butemewe. Ariko nanone aka kantu narakavuze, aba bantu bagura amapayi bafite amakuru twebwe cyangwa bamaze guhishurirwa amakuru twebwe tutaramenya, ariko tuzamenya mu gihe cya Open Mainnet. Tuzamenya kumba aba bantu niyo mpamvu baguraga payi, kumba aba bantu ni gutya na gutya byagenze. Mu by'ukuri nta muntu n'umwe uzi icyo kuba timu iteganyirije abantu bagurishije amapayi mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ari abazibwe, ari uwazigurishije, bose urumva ko bakoze baviyoye amategeko ya payi. Rero ni ugutegereza gusa ibi bintu umuntu akubivuga, undi nanasubije konti zizafungwa zakagombye kuba zarafunzwe. Aho ngaho ngerageje gusubiza ubwo uwumva yumvise, kuko bari abantu bagura payi, ntumbwire ngo umuntu yashoye miliyoni 50 cyangwa miliyoni 500 z'idolari cyangwa yashoye miliyari 10 z'idolari ari kugura amapayi nta makuru afite. Nta muntu mbwiye ngo agenda agure payi. Muzi ko ni ibintu bitemewe, byagiye bivuga ko konti zizafungwa imyaka 100, ibyo ni ibintu muzi. Ariko ndababwiye ngo bari abantu bafite amakuru mwebwe cyangwa twebwe tudafite, tuzamenya mu gihe cya Open Mainnet. Nizere ko n'abo bantu ngerageje kongera kubasubiza, ndetse n'ikigendanye na uniform nacyo ngerageje kukivugaho, mvuga n'impamvu yacyo,
ubwo ngubwo uwumva yabyumvise ibyo nashatse kuvuga, kuko iri faranga rya pi nirijya ku isoko, nkubwize ukuri, nibazajya bagukeka ko ushobora kuba umayininga payi cyangwa ufite na payi 5 muri telefoni yawe, noneho wabirenga ukagenda wenda wambaye n'ikirango kibigaragaza ko uwagushakiraho payi yazikubonaho, nka kuriya ubona nk'umuntu ucuruza amayinite yambaye ijire uvuga ati uriya muntu acuruza amayinite, afite amayinite, nuko abantu bagomba kukuzaho. Rero ubwo mugerageze mwirinde ako kantu, iyo powenti muyinota ahantu, wituma ari umuntu umenya ko unamayininga payi, nanamenya ko uyimayininga wituma akamenya ahantu utaha, kubera ko ibi bintu ndabizi bishobora kuzateza ibibazo bikomeye cyane mu gihe cya openi meyineti. Ibi bintu tubibabwira mbere, rimwe na rimwe bamwe bakabifata nk'ukuri, abandi bakabifata uko bashatse, ariko mu by'ukuri ushobora kubimenya nk'uko nabivuze, ubonye nk'igitero kikuri inyuma uri nko kwitahira, barakubwira ati dushaka kutwereka payi wamayininze cyangwa payi ufite. Ibibazo ibyo bintu rero biramutse bikubayeho, niyo mpamvu musabwa kwitwararika, ukitwara nk'umuntu utazi ko na payi ibaho, ukitwara nk'umuntu utazi ko n'ikirango cya payi kibaho, kubera ko yego bino bihugu byacu bifite umutekano uhagije pe, bifite sekirite ihambaye, ariko mu bindi bihugu wenda umuntu atavuze amazina, ari ahantu rwose no ku manywa ugera bakaba bagufatiraho, bakaba bagufatiye abarara rwose, bakaguhohotera ku manywa y'ihangu rwose izuba riva. Rero mugerageze mwitwararike, nimba umuntu ababwiye ikintu aba afite impamvu, hari amakuru aba yagerageje kugira ute gusacinga. Reka ndekere aho rero, mukande subscribe, mufungure inzogera, ibiganiro byacu hano kuri Mbarusha Ntakazaza bihoraho cyane. Rero iyo wakanze subscribe dushyiraho ikiganiro, nawe uhita ko ubona amakuru. Ciao ciao, ndabakunda cyane, nimugire ibihe byiza.